Allez, umutwe. Itugu. Yayo! Anya siramo. Olivier Dembaba. Demba. Bari kukiri. Kombe we. Birakomeye cyane. Umeze neza se? Mure. Ase igikombe barakiduha. Igikombe bazakibaryana. Mufite match? Hano. Kubera iki? Kubera niyo match ya nyuma. Miseke ejo bundi nabonye muserebra mwambara n'imipira ngo ya champion. Nuko musigaje match nkeya. Yararimo hagati ya Rayon na AS Kigali. yavamo. Ntabwo yavamo. Ubu harimo angahe? Ubwo muri make ni nk'ari hagati ya Rayon Sport na Mbabarira Demba. Nta bindi bintu wagereranya. Ubundi bintu byarahindutse. Yego ndababwiye nk'iya bisi n'iy'abakobwa barampaririza. Nyegera. Ikipe imeze neza cyane. Imeze neza pe. Nizamuka ihangane na APR rero. Umukinnyi n'umwe uyu umwe. Demba kudatera kamera. Nako Trao. Kudatera kamera hano. Ubwo ariko arajya kubona sore. Uziko ndi gufata video se kandi uposting. Umukobwa mwiza hano. Umukobwa mwiza bose ni beza bare. Umuntu Mbappe wowe. Kuno bamwambaye baro. Cyakoze Imana araba abakobwa hano urumva ubu wagira ngo ni ibisore ndagapfa afunga balo nyine kwa kundi Ibido rero mwana ibido ndabona idakwiye nayikoresheje kuri konta bitewe na 18 bakabyara abagore biratanga sura ki kuri uyu mupira wa femini isura nziza kuko ni bamwe muri twe na babuze bakina bizorohera urubyiruko rukiri inyuma cyangwa se n'abandi babyifuza ko bizoroha ko bazatuzwa n'abandi babikozemo. Karimba abantu baravuga bati Alice na Nibagwire bamaze igihe kinini mu kibuga cyakoze baracyumva bafite imbaraga zo kuzakina wenda baracyafite inzozi zo gusohoka imyaka yawe urimo urugendo rusigaye n'urujyahe n'urwo ku ruhe rwego. Football yacu nibaza irebwa n'abantu bake bashoboka kandi babishaka. Sinzi generation bavuga njyewe nta igihe kirahari ntabwo bazi imyaka yanjye bitiranye igihe ushaka gutangira ukiri umwana umuntu akakubona kera kongera akakubona waratangiye uri muto bitavuze ko kuzisingana na Gloria ndibaza ni muri generation ko singana na bisize imyaka ariko aramuta cyane ndacyafite igihe cyo gukina. Nakoze cyane Yene coach navuga nti ni by'agaciro kuri wowe kwegukana igikombe cya shampiyona ari inzira wagiye unyuramo wenda ushaki urakoze uko bivuze ni igikombe nakiriye neza yari inzira ndende by'umwihariko
nshyashya ari challenge kuri njyewe kuva nayo maze imyaka myinshi ndi gutoza mu bahungu kuza gutangira gutoza abakobwa ari inshuro ya mbere byari ibintu bigoye cyane ariko ni ibintu nakiriye neza ndashima Imana. experience wabonye mu bakobwa coach ni navuga yuko ni experience nziza abakobwa nabo barashoboye bakunda gukina barabishoboye. Navuga yuko nyine byari intangiriro byari ibintu bigoye ariko uko iminsi ugenda nagendaga niyadapta. Navuga yuko ni abana b'abakobwa bazi gukina kandi byagaragaye ko hari abakobwa benshi bakunze umupira bagomba gufashwa nabo bagakina umupira ku rwego rwiza. Ariko coach uri umugabo nava kuri gutanga serivisi mu mupira w'amaguru w'abagore akenshi umuntu abajije ushaka kuvuga wenda ngo nta balance irimo benshi bumva bataka bata umupira uratereranwa umupira w'amaguru mu bagore uratereranwa ntawe ubitaho harimo amafaranga make harimo ibibuga bibi harimo ibintu byose aba bantu nyiri umupira mu bagore bavuga ko wari yabibonye wabisanzemo. Nabivuga yuko ntabwo ari bibi nk'uko babivuga ariko ubona ko harimo evolution umunsi ku munsi umupira w'abakobwa bitewe n'imyaka ishize 2 cyangwa 3 ubona ko umunsi ku munsi hari ikintu kigenda kiyongeraho ariko bitavuze yuko hari n'ibikeneye nabyo guhinduka kugira ngo umwana w'umukobwa nawe abashe gukina muri condition nziza abashe gufashwa nawe nk'uko basaza babo cyangwa abandi nabo bafashwa. Kuri CV wari ufite mu mupira w'amaguru w'abagabo iki gikombe kiragufasha iki muri rusange? Navuga ko kuri njye ni kariyeri nziza byashobora ni shampiyona biramfasha nyine hari ikiyongereyeho ku bumenyi cyangwa kuri palmarès ariko bivuze yuko hakiri byinshi biri imbere bikenewe ni gukomeza gukora cyane. umutoza wenda mu bindi uyu mwaka w'imikino hari match mwatsinzemo Freedom ibitego 8 ariko birababaza mu zahiriki match bikapinga ukuntu situation yagenze. Navuga yuko ni ikipe icyo gihe twari tukinganya na AS Kigali amanota turi muri course y'ibitego tunganya amanota ko twe twaranganyije fazare yose yarangiye tunganya nayo twe twaranganyije umukino na AS Kigali hanyuma nayo imikino yose barayitsinda turayitsinda. Rero iyi kipe twagiye gukina nayo nyine twanakiniye hano dutsinda ibitego 8 hakiri kare nko ku minota 60 ikipe yose iva mu kibuga. Rero njyewe byabaye n'ibintu bindavuga ise ni ibintu biba muri shampiyona ko ikipe yonyine abakinnyi umwe bajya kubona uko bunaricaye bose kuri abagaride ngo bazanye umwe ahita ava mu kibuga byabaye nk'ibintu binkoro ndavuga iyi shampiyona ariko barangira ngo iriya kipe ngo uko isanzwe ibigenza ariko nyine ni ibintu tutakiriye neza ariko nta kundi nyine ni football ni gutyo. Gutwara igikombe n'ikipe ya Rayon Sport nabangoye mu mwaka wa mbere cy'ikiciro cya mbere ni ekipe ifite stabilité ubwawe ni ubuyobozi buba challenges cyangwa se imbogamizi wahuye nazo wowe ku giti cyawe ndetse na equipe muri rusange? Kuri njyewe navuga ko nta mbogamizi nazo kuko haje nshaka igikombe kandi ndakibonye muri rusange nyuma yo kugera muri Rayon Sport. Navuga ko wagenze neza kuko twatangiye gukina shampiyona kandi tukaba dusoje tunayegukanye navuga ko wagenze neza cyane. Itandukaniro rya Inyemera na Rayon Sport wazemo irihe? Tubwire ureba imbere Itandukaniro rirahari kuko ni ikipe zirutanwa yaba ku mafaranga yaba no mu bakinnyi ntabwo abakinnyi baba bangana kandi Rayon Sport ni ikipe imbere igihe ni ikipe y'amafaranga afatika uvuga ati amafaranga abakinnyi ayikoresha bijya yoroha mu rugo ariko nyine yaratudominiye twasanze yaratwiteguye nk'uko natwe ari igihe twitegura amakipe aba yaradutsinze irangije natwe iradufatirana iradutsinda ariko ndahamya ko nitwongera guhura natwe tuzaba hari byinshi twayigiyeho tuzahatana kandi tuzayitsinda. Abantu bahagarariye igihugu tugomba kugeraho kandi nabo tugahangana tukazazana intsinzi. Nk'umwe mu bakinnyi batanye na ekipe wasobanutse umubano wanyu n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse n'ubuyobozi mu cyiciro cya mbere ukinira Rayon Sport wagenze gute mu cyamake? Wagenze neza cyane urako tuwushoje mu byishimo gusa byo gutwara igikombe. Mu cyumweru cyashize watwaye igihembo nk'umukinnyi mwiza wa Gashyantare muri Rayon Sport ubikesha iki? Navuga ko amatariki yabyifashijemo nafatanyije na bagenzi banjye basanga turakorana twumvikana ndetse ndifashwamo n'umutoza ungiriye icyizere mu by'ukuri ndashima Imana. Igikombe cy'amahoro cyakomeje intego mu izihe se ko twabonye Inyemera batsinda muri shampiyona ari shampiyona abana batoya urumva twatangiye abakinnyi bakuru bari barimo basanzwe bakina shampiyona twari 3 ubwo twarafatanyije ariko kubera ko harimo urukundo no gushyira hamwe harimo n'ubushake inzozi zacu tuzigeraho muri faze
turakina returu haza abandi bakinnyi bongeramo imbaraga bavuye muri AS Kigali bakatugera ku gikombe turanagitwara kugera no kuri finali igikombe cy'amahoro, gusa ntabwo byagenze neza kuko bwari ubwa mbere kandi AS Kigali isanzwe imenyereye gukina amafinali menshi, yaje kukidutwara idutsinze kuri penalty ariko ntabwo byaduciye intege, twarazamutse mu cyiciro cya mbere turakomeza turahatana